Aya mafaranga ubona hano ku ruhande nayo YouTube impemba. Aya mafaranga nyakorera kuri YouTube bitewe na views runaka nge. Nawe rero niba ufite inzozi zo gutangira guhembwa kuri YouTube cyangwa se ufite inzozi zo gukora kuri YouTube ukagera YouTube channel ihembwa mu Rwanda, ndagusaba kunkurikira kuko ngiye kwereka step by step uburyo umuntu agenda akora kuri YouTube n'uburyo na strategy ukoresha kugira ngo uzamuke neza kuri YouTube, ukora igisa no guhendahenda YouTube cyangwa se ukayiga YouTube ikagufasha nawe kuzamuka. Ngubu tuvugana rero idolari rigeze ku mafaranga y'amanyarwanda 1360 nangahe arenga. Ubwo rero urumva nta yindi business iri online yakwinjiza amafaranga angana gutya uretse gukorera kuri YouTube. TikTok mu Rwanda ntakembwa ariko ushobora kukwamamariza ibikorwa byawe. Rero mu mwanya wawe wo kwirirwa usacinga online uti ni gute nakora amafaranga, wakiga uburyo watangira kuyakorera kuri YouTube cyangwa se uburyo wakuza YouTube channel yawe ahubwo akaba ari itangira kuguhemba. Mu gutangira rero uzumva abantu benshi bakubwira bati uzakenera kamera, uzakenera telefone nziza, ariko telefone iyo ari yo yose yagufasha. Ikintu cya mbere uba ugomba gukora ni week by week plan cyangwa se gutegura icyumweru ku kindi kugeza YouTube yawe ibaye successful, kuko YouTube ikenera umuntu umeze nkaho ari kuyinginga kandi umuntu ukora ibintu bye biteguye neza umurongo ku murongo. Icyumweru cya mbere rero mbere yuko ukora YouTube channel cyangwa se niwisanganywe urabanza ukore bino bintu. Urafata agakayi kawe ujye ku ruhande wandike utese content yanjye ijyanye n'iki, igenewe bande, batuye he, mu kihe gihugu, bafite iyihe myaka. Ibyo bintu ubanze ubyanalize ubirebe kugira ngo umenye icyo ugiye gukora. Mbega ukora igisa nko kudefininga ese cyangwa se kureba abantu bagenewe ibintu byawe, aribyo bita mu cyongereza kudefininga niche. Niche rero mu kinyarwanda ni ubwoko bwa content yawe ushyiraho. Ishobora kuba ari content ijyanye no kwigisha abantu ibintu runaka, content ijyanye no gukorera amafaranga online ariyo nabanje gukoraho, hari content ijyanye n'umuziki, hari content zigiye zitandukanye arizo bita mu cyongereza niche. Akenshi uzabona nusacinga kuri YouTube cyangwa se kuri Google uzabona bakubwira bati uzajya ubanza udefininge ni ese nawe urabanza urebe uti ngiye gukora content ijyanye no kwigisha abantu ibintu, ese ngiye gukora content ijyanye n'imiziki. Ibyo bintu nabyo ubyigeho kuko YouTube iprefera cyangwa se ipromotinga content ivuga ku kintu kimwe. Ibyo bintu mu cyumweru cya mbere nibyo ukora mbere yuko ukora YouTube channel cyangwa se mbere yuko uyicreate. Noneho iyo umaze kureba ibyo bintu ujya wakira YouTube channel ukayita izina rimwe bijyanye nuko wabyizeho cyangwa se warebye ya niche yawe ukabona niyo wishimiye, noneho ukayita izina rijyanye na ya niche, izina ubona utazigera uhindura na rimwe. Noneho mbere yuko dusoza icyumweru cya mbere reka tubanze turebere hamwe ibyo tubonye umuntu agomba gukora mu cyumweru cya mbere. Mu cyumweru cya mbere tubonye ko ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukudefininga niche cyangwa se ubwoko bwa content yawe. Ikintu cya kabiri twabonye ko umuntu akora mu cyumweru cya mbere ni ukureba abantu bagenewe content ye. Uba ugomba kuba uzi abantu bagenewe content yawe, ese ni abana, ni abantu bakuru, bafite imyaka ingahe, baba mu kihe gihugu. Icyo ni icya kabiri. Noneho ikintu cya gatatu ni ugukora YouTube channel ukayita izina runaka rijyanye na ya content yawe kandi izina utazigera uhindura. Icyo ni icya gatatu. Noneho icya kane twabonye kwibaza ngo content yanjye izabije gukemura ikihe kibazo. Aho urugero nabaye ni nko gukora content yo gukorera amafaranga online. Iyo iri muri content zikunzwe, usibye ko nababwiye ngo muyikore niba utayifiteho content, ubwo nawe urashaka content isa nkaho ifite ikibazo ije gukemura muri societe kuko nizo zikundwa nyine. Gukora amafaranga online, kureba indirimbo, ibintu nk'ibyo ngibyo birakunzwe cyane mu gihugu cyacu. Ibyo ni ibintu bine twafataho ko ugomba gukora mu cyumweru cya mbere utangiye YouTube channel cyangwa se n'umuntu yisanganywe. Ikindi kandi ndagira nkubwire ko telefone iyo ari yo yose waba ufite ishobora kugufasha kuzamuka kuri YouTube tutitaye ku biki ngo telefone ngo ni ya makeya cyangwa se ngo iraciritse. Iyi telefone iyi ngiyi ubwayo igura 20 ishobora kugufasha kuzamuka kuri YouTube wabigizemo uruhare. Telefone ifite storage ya 32 nta kuntu itagufasha kuzamuka kuri YouTube. Ngo duhure muri video itaha dukomeza icyumweru cya gatatu n'icya kane. Ni video z'uruherekane ngiye kuzajya mbasharinga kuri experience mfite kuri channel yanjye namonetije mu mezi 5. Ndumva nawe nabigufashamo ukamonetiza byibuza mu gihe kitarenze amezi 6, kandi ni ibintu bishoboka iyo ukurikije amabwiriza
YouTube ikora igisa nko kukwiga nawe ukayiga, mbega murigana kugira ngo igupromotinge nawe ube successful kuri YouTube.